kandi mugahaga. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo yarabagaburiye none musigaye murobanura kuko mwahaze. Ngo irangije ngitumye marayika imwohereje gusuzuma. Arangije igisubizo yamuhaye ni cy'amapuberi yuzuye ibyo mwasigaje bitumwaho n'isasi. None ngo nje kubishyuza ibyo byose mwariye mwarangiza mukabimena muri puberi. Yesu aravuze ngo ni mwezwe. Yesu Kristo. Imana iti ngo nimutege amatwi kandi buri wese kugwe ruhande ntagire ureba kuri mugenzi we. Yeswe buri wese yeswe. Niba uri no kudoda inkweto ni wezwe. Niba uri no gucuruza ubugari ni wezwe. Niba uri no uri kuzunguza n'amafi ni wezwe. Niba uri no gucuruza ubunyobwa ni wezwe. Niko data ategetse. Noneho ni itegeko kandi nyuma y'itegeko nta kindi kintu kiza kirengaho. Imana itugirire neza. Imana ati ngaho ni muyitegure kuko ije kureba byose kuko mwayihamagaje amarira. Dore benshi barabivanze abandi bitwara uko batagombaga kwitwara. None mwenabo ndaje mbasuzumire ikibazo bafite. Abantu bitwaye uko batakagombye kwitwara, abandi nabo musuka amarira. Nyir'umurimo araje kusuzuma arebe uko mwitwaye kariko mukitwara. Arebe ngo muvuga ko mukunda Yesu mukamuvuga muhagaze ku gatuti imbere umuntu wanyu w'imbere yambaye ibikoti bishaje, umuntu wanyu w'imbere yambaye ubushwambaga. Ngo kandi burya iyo ijuru ryohereje marayika gutanga raporo riba rije kureba umuntu w'imbere wavuze ubutumwa, riba rije kureba umuntu w'imbere wahanuye, riba rije kureba umuntu w'imbere wasenze wanasengeye abarwayi, riba rije kureba umuntu w'imbere wakomeje abandi. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Reka badusomera ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 13 murongo waho wa 30. Badusomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 13:30. Kandi mwiboneze torero, mwiboneze, ni mwiboneze nebirase nema. Data aravuze ngo muri aya mezi abiri ni mwezwe kuko arashaka k'abantu bezwa. Abantu bubaka ingo bejejwe, abantu bavuga ubutumwa bejejwe, abantu basengera abarwayi bejejwe, abantu barya ibijumba bejejwe, abantu basoroma imishogoro yo mu kwa kane bejejwe, abantu bajya ibitonore bejejwe. Habini fola sima abagore ni bezwe hidilibo la sinigre kandi ni mwezwe kandi ni tweze torero. Niko Imana ivuze ngo kandi musenge mwiboneze kandi dore umugenera arejejwe. Dore Imana iraje sa magambo, dore Imana yashyitse. Yemwe torero mube maso, buri wese muri mwe ku ruhande rwe yisuzume, buri wese yisuzume, buri wese yisuzume. Muririmbyi aravuze ngo ni hehe abizera bagiye kujya. Niko Imana ibaza, ni hehe abizera bagiye kujya mwisi nta mahoro. Ibibi nta nahantu mwabihungira. Le blasi ne brai ibibi nta hari hanikota uretse kwa Yesu. Umuntu udahungiye kwa Yesu ibibi ni byinshi. Mwijima urakubye, ni mwezwe kuko Imana shaka gukora ikintu gisha mu mitima kandi gakora ikintu gisha kugira ngo isohoze amasezerano yabayinambyeho. Ni mwezwe, ijisho ryawe ryezwe, ugutwi kwawe ibyo kumva kwezwe, ururimi rwawe rwezwe. Indirimbo yo kuririmba ubwami bw'Imana yahindujwe kuririmba umuntu. Hedima la dinasila hena wigande sala blostifo. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Hetita dore intebe y'imbabazi Imana yihagurutseho, nyiri jambo yayivuyeho
none aje kureba urusaku ahora yumva mu matwi ye. Henipila serigra henibreresiya. Mana iravuze ngo abari iburengerazuba mwezwe, abari mu majyepfo mwezwe, abari mu majyaruguru ni mwezwe, abari iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali, itorero muri rusange. Mana iravuze ngo ni mwezwe. Ni kuwiteka yabantumyeho, niko Yesu avuze ngo ni mwezwe. Heri blas, heri bonefo. Bagabo mwezwe. Bagore mwezwe. Yemwe mutwite mwe abose n'abatarabona urubyaro mwezwe. Abafite ababyeyi, imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare ni mwezwe. Niko Imana ivuze. Kabinifo haridraisika helasi nimanda hayidikone mandi kota. Imana ishimwe. Kandi aho wirirwa, aho ukorera mu kazi Imana yaguhaye, aho urara, naho uri kunyura mu muhanda ni wezwe. Niko Imana ivuze. Torero nimwumve. Heriblasiya. Imana ivuze ngo nazanye ibyorezo ntimwumva, nzana ibitandukanye ntimwumva. Ati none haraje n'ibindi, kandi muzashobora gusenga, muzashobora kwiyiriza, muzashobora kuvuga ngo data twigishe guca bugufi. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Dore ibiciro birazamuwe ku isoko, kandi mwezwe. Muhabwe imbaraga zo kurya bike kandi mugahaga. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo yarabagaburiye none musigaye murobanura kuko mwahaze. Ngo irangije ngitumye marayika imwohereje gusuzuma. Arangije igisubizo yamuhaye ni cy'amapuberi yuzuye ibyo mwasigaje bitumwaho n'isasi. None ngo nje kubishyuza ibyo byose mwariye, mwarangiza mukabimena muri puberi. Yesu aravuze ngo ni mwezwe. Yesu Kristo. Imana iti ngo nimutege amatwi, kandi buri wese kugwe ruhande, ntagire ureba kuri mugenzi we. Yezwe. Buri wese yezwe. Niba uri no kudoda inkweto ni wezwe. Niba uri no gucuruza ubugari ni wezwe. Niba uri kuzunguza n'amafi ni wezwe. Niba uri no gucuruza ubunyobwa ni wezwe. Niko data ategetse. Noneho ni itegeko, kandi nyuma y'itegeko nta kindi kintu kiza kirengaho. Imana itugirire neza. Imana ati ngaho nimuyitegure, kuko ije kureba byose, kuko mwayihamagaje amarira. Dore benshi barabivanze, abandi bitwara uko batagombaga kwitwara. None mwenabo ndaje mbasuzumire ikibazo bafite. Abantu bitwaye uko batakagombye kwitwara, abandi nabo musuka amarira. Nyir'umurimo araje kusuzuma, arebe uko mwitwaye kariko mukitwara. Arebe ngo muvuga ko mukunda Yesu, mukamuvuga muhagaze ku gatuti imbere, umuntu wanyu w'imbere yambaye ibikoti bishaje, umuntu wanyu w'imbere yambaye ubushwambaga. Ngo kandi burya iyo ijuru ryohereje marayika gutanga raporo, riba rije kureba umuntu w'imbere wavuze ubutumwa, riba rije kureba umuntu w'imbere wahanuye, riba rije kureba umuntu w'imbere wasenze, wanasengeye abarwayi, riba rije kureba umuntu w'imbere wakomeje abandi. Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Reka badusomere ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 13 murongo waho wa 30. Badusomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 13:30. Tumurongo wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Matayo 13 umurongo wa 30. Umurongo waho wa 30.
mureke bikurane byombi. Genda gake ngo mureke bikurane ngo byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti. Mwisarura Imana igiye kubwira abasaruzi nti. Mubanze muteranye urukungu. Mubanze muteranye urukungu. Mu ruhambire imitwaro rutwikwe. Mu ruhambire imitwaro rutwikwe. Maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye nduwiteka. Aravuze ngo urukungu mu ruhambire, maze amasaka yo nibirangira ahunikwe mu kigega cy'Imana. Mu yandi magambo, Imana yiyegereje abantu bose bayikoreye neza, abantu bose bayivuze nabi, abantu bose babeshyeye Imana, bahambiranijwe nk'uko urukungu baruhambiranije nikivuze. Hanyuma amasaka yashyize mu gituza cyayo. Imana itugirire neza. Amen. Imana irabamenyesha ko ubwami ari bubiri, ubwami bwo mu isi n'ubwami bwo mu ijuru. Hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi no kubasobanurira neza uburyo ki umuntu ashobora kuba ari mu isi akesikoroka. Hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi, uburyo umuntu ashobora kuba mu isi akesikoroka, agakira, akagwiza byose, itunga akarigira. Hari n'abari bize babwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, ibindi ari iby'inyongera. Imana rero ivuze iki? Iravuze ngo umuntu wese uri muri bize ari kubwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, uwo muntu Imana ije kumugororera, kandi uwo muntu Imana imutinzeho cyane. Hanyuma Imana ije kureba abantu bari gukorera mu bwami bw'isi, bari bize no kubwira abantu ko bakwesikoroka bakabaho. Abo nabo Imana ije kubareba neza, kandi abo ngabo umujinya w'Imana ni mwinshi, umujinya w'Imana ni mwinshi. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo ni mwezwe kandi ni mwihane kandi ni mwiboneze. Uri bize mu biki? Niko Imana ikubaza. Uri bize mu biki? Yesu yarababwiye ati hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. None abantu benshi iby'ubwami bw'Imana birabagushije kubera ababibyi babi bakabiba imbuto z'urukungu nkana. Ubwami bw'Imana, Mana yarambwiye ngo mbabwire ngo iki ni atansiyo. Ubwami bw'Imana bwabihiye abantu kubera ababibyi babi babibye urukungu nkana. Abo ngabo Imana irababwira ngo ni mwezwe, kuko aya mahirwe ni aya nyuma yo kubabwira ngo ni mwezwe. Dore iby'Imana yahinduye rero, yambwiye kubabwira. Imana yabereye abantu uko bayifashe. Abantu babeshya Imana, barangije barayigomera, kandi barakomeza barasenga. Bayibera babi, kandi barakomeza barasenga, baranabwiriza, bararirimba. Barabeshya, barayibeshyera, kandi barakomeza bigisha inyigisho z'agakiza n'ubwami. Bariba, barakomeza barigisha. Imana rero ivuze ngo, iravuze ngo mbabereye uko mwabishatse. Abantu bararogana mu nsengero, barakomeza barigisha. Bamwe bajya gucishiriza abandi, barakomeza barigisha. Abandi bacirira imbaraga z'umwijima, bazikoresha ibitangaza. Imana irakomeza irareba, irangije iricecekera. Dore icyo Imana yahinduyemo rero dosiye. Dore dosiye Imana yahinduyemo, kandi yanahinduyemo, kandi ikomeje guhindura. Imana yambwiye ngo iki? Imana yahinduye dosiye kubera umuntu wese uko ayizera, uko ayibeshye. Ntabwo Imana ikiri kuza ibwira umuntu ngo mu rusengero ngo wowe uri kumbeshya,
ngize uri ku gatuti ize uri guhanura ngo ubundi ngivuge ngo wowe uri kumbeshya. Oya kubera abahanuzi Satani yarabanje irabacecekesha kugira batazavuga ibiri kubera iki mu nsengero biteye isoni n'agahinda. Niyo mpamvu Imana vuganye n'itorero ngo ni mwezwe kuko igihe cyo kwezwa ngiki kirasohoye. None Imana nayo yahinduye dosiye. Umuntu azajya yibeshya ari umuririmbyi narangiza imutamaze yatwaye inda ari gukuramwe inda bimuviramo kanseri ajya mu bitaro itorero ryose rimenye icyo uwo muntu yazize. Imana idufashe. Umuntu azajya yibeshya ari umupasiteri arimo arabeshya akorana n'izindi mbaraga. Imana izajya imutamaza umunsi umwe imukoze isoni imuhururiza itangazamakuru ryose bajya bamushinza ibimenyetso byose imaze kubigwiza. Mana tugirire neza cyane. Mana yavuze ngo rero aho kugira ngo uzashinzwe ibimenyetso bigwiriye ni wezwe. Umuntu azajya yibeshya imubesha umugisha imubwira ko imutabaye imbere y'abantu ko ikinguye amarembo ye imubwira ko ibyo yasengeraga byose ibisubije. Nirangiza ihamagara abantu imukoze isoni imbere yabo kubera bijyana bisa n'ibihwanye n'ibyo yayikoreye imbere yayo. Zaburi ya 50 ngo ibyo urabikora nkakwihorera kagira ngo mpwanye nawe nzabishyira imbere. Imana ije kubera cyangwa se ibereye abantu uko bayifata. Umuntu uyizera by'ukuri ije kumubera iyo kwizerwa. Umuntu uyikorera by'ukuri ije gusohoza ibyo yavuganye nawe. Uyitegereje agahagarara bugufi bwayo agahagarara bugufi bwayo ahantu bakominikana bagahandi. Mwiboneze torero, mwiboneze, ni mwiboneze. Ne Birahindutse nema data aravuze ngo muri aya mezi abiri ko ashaka ko abantu bezwa, abantu bubaka ingo bejejwe, abantu bavuga ubutumwa bejejwe, abantu basengera abarwayi bejejwe, abantu barya ibijumba bejejwe, abantu basoroma imishogoro, abantu bajya ibitonore bejejwe. Habini fola sima abagore ni bezwe hidilibo la sinigre kandi ni mwezwe kandi ni tweze torero. Niko Imana ivuze ngo kandi musenge mwiboneze kandi dore umugenera arejejwe. Dore Imana iraje sa magambo, dore Imana yashyitse. Yemwe torero mube maso, buri wese muri mwe ku ruhande rwe yisuzume, buri wese yisuzume, buri wese yisuzume. Muririmbyi aravuze ngo ni hehe abizera bagiye kujya. Niko Imana ibaza, ni hehe abizera bagiye kujya mwisi nta mahoro. Ibibi nta nahantu mwabihungira. Le blasine brai ibibi nta hari hanikota uretse kwa Yesu. Umuntu udahungiye kwa Yesu ibibi ni byinshi. Mwijima urakubye ni mwezwe kuko Imana shaka gukora ikintu gisha mu mitima kandi gakora ikintu gisha kugira ngo isohoze amasezerano yabayinambyeho. Ni mwezwe, ijisho ryawe ryezwe, ugutwi kwawe ibyo kumva kwezwe, ururimi rwawe rwezwe. Indirimbo yo kuririmba ubwami bw'Imana yahindujwe kuririmba umuntu. Hedima la dinasila hena wigande sala blostifo. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Hetita dore intebe y'imbabazi Imana yihagurutseho, nyirijambo yayivuyeho, none aje kureba urusaku ahora yumva mu matwi ye. Heni pila serigra heni breresia. Imana iravuze ngo abari iburengerazuba mwezwe, abari mu majyepfo mwezwe, abari mu majyaruguru ni mwezwe, abari iburasirazuba, abari mu mujyi wa Kigali, itorero muri rusange. Imana iravuze ngo ni mwezwe. Ni kuwiteka yabantumyeho, niko Yesu avuze ngo ni mwezwe. Heri blas
heribonefo. Bagabo mweswe, bagore mweswe, yemwe mutwite mwe abose n'abatarabona urubyaro mweswe, abafite ababyeyi, imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare ni mweswe, niko Imana ivuze. Kabinifo haridraisika helasi nimanda hayidikone mandi kota. Imana ishimwe. Kandi aho wirirwa, aho ukorera mu kazi Imana yaguhaye, aho urara, naho uri kunyura mu muhanda ni wezwe, niko Imana ivuze. Torero nimwumve, heribrasia, Imana ivuze ngo nazanye ibyorezo ntimwumva, nzana ibitandukanye ntimwumva, ati none haraje n'ibindi, kandi muzashobora gusenga, muzashobora kwiyiriza, muzashobora kuvuga ngo data twigishe guca bugufi. Imana iravuze ngo nimwezwe. Dore ibiciro birazamuwe ku isoko, kandi mwezwe muhabwe imbaraga zo kurya bike kandi mugahaga, niko Imana ivuze. Iravuze ngo yarabagaburiye none musigaye murobanura kuko mwahaze, ngo irangije ngitumye marayika imwohereje gusuzuma, arangije igisubizo yamuhaye ni icy'amapuberi yuzuye ibyo mwasigaje bitumwaho n'isasi, none ngo nje kubishyuza ibyo byose mwariye, mwarangiza mukabimena muri puberi. Yesu aravuze ngo nimwezwe. Yesu Kristo. Imana iti ngo nimutege amatwi, kandi buri wese kugwe ruhande, ntagire ureba kuri mugenzi we. Yezwe, buri wese yezwe. Niba uri no kudoda inkweto ni wezwe, niba uri no gucuruza ubugari ni wezwe, niba uri kuzunguza n'amafi ni wezwe, niba uri no gucuruza ubunyobwa ni wezwe. Niko data ategetse. Noneho ni itegeko, kandi nyuma y'itegeko nta kindi kintu kiza kirengaho. Imana itugirire neza. Imana ati ngaho nimuyitegure, kuko ije kureba byose, kuko mwayihamagaje amarira. Dore benshi barabivanze, abandi bitwara uko batagombaga kwitwara. None mwenabo ndaje mbasuzumire ikibazo bafite. Abantu bitwaye uko batakagombye kwitwara, abandi nabo musuka amarira. Nyir'umurimo araje kusuzuma, arebe uko mwitwaye kariko mukitwara, arebe ngo muvuga ko mukunda Yesu, mukamuvuga muhagaze ku gatuti imbere, umuntu wanyu w'imbere yambaye ibikoti bishaje, umuntu wanyu w'imbere yambaye ubushwambagara, ngo kandi burya iyo ijuru ryohereje marayika gutanga raporo, riba rije kureba umuntu w'imbere wavuze ubutumwa, riba rije kureba umuntu w'imbere wahanuye, riba rije kureba umuntu w'imbere wasenze, wanasengeye abarwayi, riba rije kureba umuntu w'imbere wakomeje abandi. Imana itugirire neza, kandi Imana itwiteho. Reka badusomere ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 13 murongo waho wa 30. Badusomere mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 13:30. Umurongo wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Matayo 13 umurongo wa 30. Umurongo waho wa 30. Mureke bikurane byombi. Genda gake. Ngo mureke bikurane ngo byombi. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti. Mwisarura Imana igiye kubwira abasaruzi nti. Mubanze muteranye urukungu. Mubanze muteranye urukungu.
mu ruhambire imitwaro rutwikwe maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye nduwiteka. aravuze ngo urukungu mu ruhambire maze amasaka yo nibirangira ahunikwe mu kigega cy'Imana. mu yandi magambo Imana yiyegereje abantu bose bayikoreye neza, abantu bose bayivuze nabi, abantu bose babeshyeye Imana, bahambiranijwe nk'uko urukungu baruhambiranije nikivuze. hanyuma amasaka yashyize mu gituza cyayo. Imana itugirire neza. Amen. Imana irabamenyesha ko ubwami ari bubiri, ubwami bwo mu isi n'ubwami bwo mu ijuru. hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi no kubasobanurira neza uburyo ki umuntu ashobora kuba ari mu isi akesikoroka. hari abari bize no kubwira abantu ubwami bwo mu isi, uburyo umuntu ashobora kuba mu isi akesikoroka, agakira, akagwiza byose, itunga akarigira. hari n'abari bize babwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, ibindi ari iby'inyongera. Imana rero ivuze iki? iravuze ngo umuntu wese uri muri bize ari kubwira abantu ubwami bw'ijuru ko ari bwo bukwiye gushakwa, uwo muntu Imana ije kumugororera, kandi uwo muntu Imana imutinzeho cyane. hanyuma Imana ije kureba abantu bari gukorera mu bwami bw'isi, bari bize no kubwira abantu ko bakwesikoroka bakabaho. abo nabo Imana ije kubareba neza, kandi abo ngabo umujinya w'Imana ni mwinshi, niyo mpamvu Uwiteka yavuze ngo ni mwezwe kandi ni mwihane kandi ni mwiboneze. uri bize mu biki? niko Imana ikubaza, uri bize mu biki? Yesu yarababwiye ati hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. none abantu benshi iby'ubwami bw'Imana birabagushije kubera ababibyi babi bakabiba imbuto z'urukungu nkana. ubwami bw'Imana, Mana yarambwiye ngo mbabwire ngo iki ni atansiyo. ubwami bw'Imana bwabihiye abantu kubera ababibyi babi babibye urukungu nkana. abo ngabo Imana irababwira ngo ni mwezwe, kuko aya mahirwe ni aya nyuma yo kubabwira ngo ni mwezwe. dore iby'Imana yahinduye rero yambwiye kubabwira. Imana yabereye abantu uko bayifashe. abantu babeshya Imana barangije barayigomera, kandi barakomeza barasenga. bayibera babi, kandi barakomeza barasenga, baranabwiriza, bararirimba. barabeshya, barayibeshyera, kandi barakomeza bigisha inyigisho z'agakiza n'ubwami. bariba, barakomeza barigisha. Imana rero ivuze ngo iravuze ngo mbabereye uko mwabishatse. abantu bararogana mu nsengero, barakomeza barigisha. bamwe bajya gucishiriza abandi, barakomeza barigisha. abandi bacirira imbaraga z'umwijima, bazikoresha ibitangaza. Imana irakomeza irareba, irangije iricecekera. dore icyo Imana yahinduyemo rero dosiye. dore dosiye Imana yahinduyemo, kandi yanahinduyemo, kandi ikomeje guhindura. Imana yambwiye ngo iki? Imana yahinduye dosiye kubera umuntu wese uko ayizera, uko ayibeshye. ntabwo Imana ikiri kuza ibwira umuntu ngo mu rusengero ngo wowe uri kumbeshya, ngize uri ku gatuti, ize uri guhanura ngo ubundi ngivuge ngo wowe uri kumbeshya. oya. kubera abahanuzi Satani yarabanje irabacecekesha kugira batazavuga ibiri kubera iki mu nsengero biteye isoni n'agahinda. niyo mpamvu Imana vuganye n'itorero ngo ni mwezwe, kuko igihe cyo kwezwa ngiki kirasohoye.
none Imana nayo yahinduye dosiye. Umuntu azajya yibeshya ari umuririmbyi, narangiza imutamaze yatwaye inda, ari gukuramo inda, bimuviramo kanseri, ajya mu bitaro, itorero ryose rimenye icyo uwo muntu yazize. Imana idufashe. Umuntu azajya yibeshya ari umupasiteri, arimo arabeshya akorana n'izindi mbaraga, Imana izajya imutamaza umunsi umwe, imukoze isoni, imuhururiza itangazamakuru ryose, bajya bamushinza ibimenyetso byose imaze kubigwiza. Mana tugirire neza cyane. Mana yavuze ngo rero aho kugira ngo uzashinzwe ibimenyetso bigwiriye ni wezwe. Umuntu azajya yibeshya, imubesha umugisha, imubwira ko imutabaye imbere y'abantu, ko ikinguye amarembo ye, imubwira ko ibyo yasengeraga byose ibisubije. Nirangiza ihamagara abantu, imukoze isoni imbere yabo, kubera bijyana bisa n'ibihwanye n'ibyo yayikoreye imbere yayo. Zaburi ya 50 ngo ibyo urabikora nkakwihorera, kagira ngo mpwanye nawe, nzabishyira imbere. Imana ije kubera cyangwa se ibereye abantu uko bayifata. Umuntu uyizera by'ukuri ije kumubera iyo kwizerwa. Umuntu uyikorera by'ukuri ije gusohoza ibyo yavuganye nawe. Uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, agahagarara bugufi bwayo ahantu bakominikana, bagahana amakuru, izamuhera amakuru ku gihe kandi ntizamubeshya. Imana ishimwe. Amen. Kandi subiremo, iravuze ngo uyitegereje agahagarara bugufi bwayo, ahantu bagirana kominikasiyo n'ijuru, bagahana amakuru, izajya imuhera amakuru ku gihe ntizamubeshya. Ngo ariko umuntu wese uzi ko ari gukora abeshya, akavuga ayibeshyera, yarangiza akambara umwambaro wanditseho ko akunda Imana, ariko umutima we nta niyirimo, nawe izaza imbere y'abantu imubwire ko imukunda, ariko mu bikorwa mu gikari azasabiriza, ntawe uzamutabara, azabaho mu kurira, azabesha Imana ko ayikunda, nayo ishyire mu bikorwa ibimukoze isoni imbere y'abantu, bigaragaza ko nta Mana iri mu buzima bwe. Imana idutabara. Dore isi iraza kuducira urubanza ko mutabwije abantu b'Imana ukuri. Umuntu naba ari umurozi yirirwa abesha mu nzu y'Imana, ese Imana izamuha umugisha? Umuntu naba ari umusambanyi yirirwa abesha mu nzu y'Imana, Imana izamuha umugisha? Umuntu ni umusinzi kandi ni umudiyakoni mu rusengero, kandi ni umubwirizabutumwa, kandi ategereje ngo Imana yavuganye nawe. Umuntu ni umunyamagambo, abeshera abandi, ni ukwirirwa asenya ingo z'abantu, ngo kandi abitse ibitabo by'amasezerano. Nta masezerano Imana yasize muri ibyo bitabo, nta yahari. Imana ije gusohoza bene ibyo rero. Umujinya w'Imana uje muri abo bantu, kandi ibihembo bikwiranye n'ibyo bakora igiye kubivana mu tubati, ibishyira imbere, isi imenye abantu abaribo. Imana ije gutamaza abantu no kubakoza isoni, niko yavuze. Kandi ije no kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho, bakayibera inshuti nyashuti. Imana itugirire neza. Imana ije kubahisha, Imana ije kubahisha abantu babaye inkoramutima zayo, bakayinambaho,
bakayibera inshuti nyashuti. Imana ishimwe. Ngubwo butumwa Imana yampaye kubabwira torero ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mbabwire ngo iyakaremye n'iyikamena, ariko ubwo ariyo yihagurukiye. Si amagambo buri wese yimenye mu ruhande rwe, buri wese mu itorero aba uwejejwe. Umuririmbyi mu itorero nashaka aba uwejejwe. Wararirimbaga urangije ubivamo, kandi uririmbana ibizira. Wezwe igihe niki, mwiboneze igihe niki. Ubwami bw'Imana burashe, kandi mwabesha ubwami. Mwabesha ubwami, mwibesha mwebwe. Ubwami bwo ntibuhinduka, intebe yabwo ntuhinduka, si y'abantu, ahubwo ubwami bwo buje kureba mu itorero ikibazo cyose mwandikiye Imana uko kimeze, ije kugisuzumisha ubundi bwami. Imana iraje, Yesu araje, marayika araje, ba Mikayeli baraje, ba Daniyeli bose bazumva aya makuru, bamenye ko Imana yaje mu isi ikavugana n'abantu bayo ururimi bumva. Umuntu wese wuzuye umwuka wera ni Yesu. Umuntu wese wigeze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, n'uwiteguye kumwakira ni Yesu. Misiyo ni ukwezwa, ntabwo ari ugushaka ibiryo, ntabwo ari ukujya gucuruza ngo uzane meshi. Imana yavuze ngo uhere mu nzira wezwa, urinde ugera aho utaha uryama wezwa, kuko Imana ije kandi ikenyeye. Imana ibaha umugisha. Hahirwa uwumva aya magambo akayakomeza agahindurwa nayo, uwo nguwo ntabwo azamaramara. Imana ishimwe. Nimero yawe ya telefone mbere yuko usenga? Ni Mama Evangeliste Mukarabye kuri Ntuma Ministry. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 078 779 54 ni mwezwe. Karibu nisengesha. Data wa twese, Mana ishobora byose, duhamagaye ubwami bw'Imana bweza abantu, ubwami bw'Imana busuka ijambo ryeza abantu, kuko waravuze ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Uduhe kwezwe, twongere twezwe, itorero twezwe, umuntu wese yezwe, mu rwe ruhande, abarwayi bezwe, abari mu bitaro bezwe mu izina rya Yesu. Abari mu nzira, ababyuka bicaye, abagenda bahagaze, n'abavuga ubutumwa, abari mu bite bamanura voka, abamanuri abace gitote, abateka ibiryo ni bezwe, kuko ushaka ko twezwe. Urakoze Mwami, urakaramugize neza, kisi yose ibashijwe kwezwa none n'iteka ryose. Amin. Amin.